bose bigiraga badanje 2025 2026 turizera ko bari butange imicyoro nagupfukamiye ngashinga amavi ugahura n'umwaka ugasanga nakuririye kaviyaga nakudondanga hafi amasaha 28 aro ni kuri kw'Imana cyamukuye mu busugi ayiwe oyawe baba mumuhemukiye imyaka 15 Kazu 2026 tukaba turayitangiye cyane rwose. Intego n'imigambi ufite rero ni iyihe sasa? Nubizi se umukobwa wanyenze muri 2025 2026 atangendeye kure ndamukuramo icyororo cy'amayange. Iyo niyo migabo n'imigambi yawe y'uyu mwaka cyane rwose. Ndaje ndacangamura kibarende. Oya Kazu hindura izo ntego zirimo kuko izo ntego zikomfirmye tukava muri uku kwa mbere ugitekerezo. Kazu iyi gereza ntago wazayivamo mama se bagufungira i Madrid ni hagati mu ruzi ngona ziri kukurya mano bagukorera iki? Hanyuma se wowe uyu mwaka izawe nizi? Kazu sinkubashye umwaka urangiye nawe ubonyemo byinshi bitandukanye. Ikipe nafanaga ngiye kuyivaho ibinyobwa nanywaga mbiveho ngiye wari kubona umusaza washaje kera 2026 igomba kuyibamo nk'umuzungu. Ikipe wafanaga ngo ugiye kuyivaho ibinyobwa utarenze ku ikipe Rayon Sport ejo bundi wumvishe ukuntu banyagiye birani nk'impanuka. Wa mufana yaje kwiyerekana nk'umukunzi w'ukuri waramubonye umwe wiyahuye uriye naramubonye na nyakwigendera wa wundi wacu nawe naramubonye. Tugaruke ku nzoga abantu zigaraguye mu kiziba muri uyu mwaka urangiye warababonye? Narababonye tu. None se Rudakuba ndakwiyamye ku izina Rudakubana ujye wongeraho backup. Mu bijyanye n'imifanire ngomba gufana yatsinze kandi ku kijyanye n'iminywere Teremunsi namaze kuyigura. Rudakuba ufashe umwanzuro wo gutangira igikoma gakumaza senkani muri bane mukarya burushati y'inguru. Icyo gikoma ni wowe uzaba wakinguriye. Hanyuma se Teremunsi bayibikamo wese bukaruburo. Uyu mwaka ni mushya nanjye ngomba kuwutangira ndi mushya. Ariko Rudakuba waba watewe ni dayimoni ho bava ku nzoga mwana wa mama. Nakubwiye ngo naguze Teremunsi kandi mwana wa mama baca umugani mwiringara ngo ibijya gushya birashyuha. Simubeshye nagifagarura umugore we kugira ngo agende rero asigaye yarangiza vuba kubera kunywa igikoma kandi ngo n'umuntu unyweye igikoma namenya n'igikomye mu rugo wenda kizakume igikomange n'inkuta z'inzu kirakoma se nkundajya kunyara hanze duhurireyo kirakoma nanjye ndi kugona itegere hanze nyare mu kajori uza kubana n'icyo kivamvari ninde uzaba uri guhomba. Hanyuma icyo kurangiza cyo ariko ubundi usibye ibyabo ubu ngubu iryo rangiza vuba ryo mwihaye bigira imidari ngo ninkora full time ndawutsindira. Ibyo mwirirwa muvuga ni ibiki? Ugakora cyane nyine umuntu akishima kandi ukamwemeza kugira ngo ubutaha azagaruke. Kazu ibyo nshoboye ndabyemeza haba ari ikindi. Oya nakubazaga urugero nk'icyana cyagusura iminota yaba nk'ingahe na rawundi zingahe? Niyo yaba iminota 2 nkata nsinzira. Nguki iminota 2 nkisinzira. Rudakuba iminota 2 umuntu nkawe urumva se nayirenze? Gusa urumva iminota 2 waba wumvishe. Hanyuma se wowe wakora inga nagupfukamiye ngashinga amavi ugahura n'umwaka ugasanga nakuririye kaviyaga nakudondanga hafi amasaha 28. Yesu wo mu ijuru yatabaye Daniel mu cyobo cy'intare. Iyi ni inka ni imbogo ni iki? Amasaha 28 nagukubita ugacumbeka ugasumutu hamwe mutegera umumotari ukabura ukuntu uhurira moto. Ubwo nibwo buryohe wumvamo? Uburyohe nyine shabayi ndumva uyu mwaka mugiye kuwukoramo ibitendo. Ngomba kugakubita nyine. Turashize none Bitese urebye meze neza moze ndi kumwe na Kazungu ariko ibintu yanyibwiriye wa muhungu ndumiwe. Moze mutongana? Oya sibyo tuhoze tuganira ibyo uramwaka urangiye n'uyu nguyu uje. Hanyuma simubeshye intego Kazungu afite z'uyu mwaka uje uzumvishe azagutera iseseme. Agiye kujya asabiriza? Oya si ugusabiriza ngaho gahunda no kwirira ibyana n'ibindi bintu bidashimishije. Ako Rudakuba utari ibyana mu mwaka ugiye kuza urumva utabuhomba? Uvuze ngute Rudakuba naguze n'ibyambabaje bwa bukobwa bwose bwatwikaga n'utubere dushinze nk'iminara y'ijari ugize ngo bose umwaka urangiye batwiye. Wowe se ikibazo ufite ni iki? Nta n'umwe urimo shana igize neri gateragira wayiteba gufata bakaguterera. Salisa stop. Renga gumenga ingoma z'amazi. Niko wacyuka. Ejo bundi kuri 2 duhura mu gitondo urabyibuka.
Ndabyibuka cyane rwose. Nagutwaye iki? Gatwara imbeba mu mezi. Nagutwareye inkoni zo gukubitwa mu nteko. Sister wanjye kuri bonani wamukoreye iki? Sishori wanjye se yari yansuye. Hanyuma yo kugusura Nyine urengera umukora ku ijipo nyakunera inkomo. ngo mukora kuki? Umutera inda nyagutegwa mu yoga kubitwa n'inkuba. Kavu urabona urushyi nkubise. Iyo ni imirabyo inkuba ziracyaza. Uravuga ntari bitara gukubita isaha ikubaza. Imbaza suri kwishuka kari nyina ateye mushiki wawe. Ni wowe nyine. Oya Kavu wibeshye. Umurongo wahamagaye wasanze ujimije. Kuko ukuntu yanyigiraga huwa danje katabikora. Numvaga ko byamugendekera kuriya. Ushatse kuvuga ko atari wowe se? Naga ari njye. Bose bigiraga badanje 2025. 2026 turizera ko bari butangemo icyo. Neza Sarise na n'umuntu wabikeka ko yamuteye. Uriya n'umugore kandi njye ndi umujene n'amakuru ye namenye. Kurebe numvaga nuje nzi ko Sarise wenda yazamushaka naho siwe. Mana yanjye turatemesheje ndakambura mama. Kwisaramu hajya twimushiki wanjye mwigize kuba inshuti. Kareka nta bushuti bwanjye nawe. Ako mana yanjye iyi nindi yamuteye. Gwiki Mani bamuteye. buriya amabere yaraguye. Ibyo simbizi. Niba narakoresha agakingirizo, niba narakoreye aho nanavanze icyuma nayo nagiza. Aro ni kuri ribu. Nukuri ko Imana cyamukuye mu busugi. Ayiwe oyawe. Baba mumuhemukiye imyaka 15. Ngenda tanga inkunga yo kugura kembe cyangwa umukasi. Ari amabye tuyamukureho. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira ngo nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera y'itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy bucye bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.